barakoze abamaye ijambo. Nitwa Bwabuhe Yudita, nkabanturuka mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Remera umudugudu n'igitwa. Ndindashikirwa ndimbangukira gutabara nitoreje mu mataba ya Nyaruguru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nanjye ubwanjye ku giti cyanjye mbanje kubaramutsa. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahuye n'abaturage mu kiganiro cyuzuyemo ibitekerezo, urwenya ndetse n'ubushishozi. Muri icyo kiganiro abaturage bahawe umwanya wo kubaza ibibazo no gutanga ibitekerezo. Umuturage umwe yabajije ikibazo gisekeje cyane ati, Nyakubahwa, Meya yarambwiye ngo azadutungisha selumu. Nyine ni bimwe mu bintu umuturage yavuze, noneho bigasetsa umukuru w'igihugu. Abaraho bose barasetse cyane, ndetse n'umukuru w'igihugu agaragaza ko ari umuyobozi uzi gusangira akanyamuneza n'abaturage. Iki kiganiro cyagaragaje uburyo abaturage bafite amahirwe yo kugira umuyobozi ubitayeho, uha agaciro ijwi ryabo kandi ubafasha kubona ibisubizo ku bibazo byabo. Dukomeje guhitamo gukorera igihugu cyacu, ndetse no kwishimira iterambere n'imiyoborere myiza ya Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. U Rwanda ruratakaje mu rugendo rwo kubaka igihugu gifite intego kinyuze mu miyoborere ishingiye ku baturage. Kurikira ikiganiro cyose hano kuri Umunyarwanda TV, ntucikwe ndetse ukore subscribe kugira ngo dukomeze tubagezeho inkuru nyinshi zitandukanye, naho ubutahera mu kindi kiganiro. Ibyo byagezeho ni byinshi. Ubu dufite amashuri twiyubakiye yigamo abana bo muresi, ni ibigo bibiri byo mu murenge wa Ruheru, natwe abaturage twagizemo uruhare. Nyakubahwa Perezida, tugushima byimazeyo, waduhaye ubumenyi bwinshi, waciye ubujiji, uduha amasomero by'umwihariko mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Remera. Ubu dufite ishuri ry'ikigoroba ryigamo icyongereza. Nyakubahwa Perezida, nanjye iryo shuri ndirimo, nkaba ndi n'umuyobozi waryo. Ubu nzi kuramukanya, good morning, good afternoon, good evening. Nzi kubara kuva kuri 1 kugera ku 100 mu cyongereza. Nyakubahwa Perezida, ndashaka kukiga ngo nyimenye, nzajya mvugana n'abari abana bari muri segonderi mu mezi 6 ari imbere, nanjye nzaba nzi icyongereza nubwo ndi umukecuru. Slowly and slowly I will know. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashima byimazeyo, tukabasaba n'ubufasha. Ubwo mpagaze hano nubwo ndiga ndi umukecuru, ariko turabasaba ubufasha maso kugira ngo tujye tubona ibyanditse kuri taburo. Nyakubahwa Perezida, ubwo muza gusubira i Kigali, rwose turashima cyane. Mudubwirire umufasha wanyu nawe ko tumushima cyane, yabashije guteza imbere amashuri y'abana n'abakobwa. Nyakubahwa Perezida, ubwo mpagaze handi umukecuru, abadamu by'umwihariko bo murenge wa Ruheru mu kagari nturukamo bantumye ngo mbaramukirize ubu butumwa. Bari kuri maradiyo barabyumva, abari hano nabo barabyumva. Bavuze ko ntabivuga ntari butahe mu murenge wa Ruheru. Bavuze yuko bishimiye cyane kuko 30% biri mu nteko ishinga amategeko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ubwanjye nubwo hari ibyo mugenzi wanjye yavuze ngomba nanjye kubisubiramo, turumva rwose mu by'ukuri turabasaba mutwemerere tuzongere tubatore. Itegeko nshinga ni iryacu ry'abaturage, nitwe turishyiraho. Mbifurije gusubira imuhira amahoro,
nibishoboka muzadutera inkunga. Ubwo murambonye rwose mu by'ukuri nkunda gusoma, nkunda no kwandika, nkunda no gukurikirana abana bari mu mashuri. Kugeza ubu n'ubu mfite iterero ry'abana ry'urubyiruko mbigisha. Murakoze, murakaramba. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mureka twumve uwo nguwo icyo avuga n'iki. Tubwire ibyo tubwira vuba tugende turagutegereje. Amen. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugushimiye ko wegera abaturage. Tugushimiye ko wumva intama zawe. Take muri hagati uranyumva. Imana ikumhereze umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iradiyo iravuga ngo tuje turiteza imbere dukura amaboko mu mufuka. Nitwa Karumugabo Jeanne Pomusene. Karumugabo Jeanne Pomusene. Ikibazo cyawe ni iki? Ikibazo cyanje, naguze ishamba ndigura muri 97. Resi ndayifite iri hariya mu ishakoshi. Ndongera ngura umurima ngugura muri 2006. Ngugura ari umurima, ntera ishamba, ntawa mpagaritse ngo ndi gutera mukwe. Ndongera ngura. Ikibazo kirimo ni iki? Ikibazo mfite, naguze uwo murima ngura n'ugundi sinasetora uwo jambo w'umunyamakuru, byose ndabifatanya. Maje kubifatanya rero, abaturage bariho buna kugira ngo bicare bavana amaboko mu mufuka bakore. Babona ko nako nateye igikorwa maze kwindusi n'ubu ngubu ni gitari kirumbaje. Noneho uwo naguze nawe, ubwo ngubwo aje inama na mushikiwe ati ndega nimara kundega nditsindisha nibi bitegeko tuzamukuramo. Uko niko babigenje baburana ntabizi mu bunzi. Bamaje kuburana mu ntabizi mu bunzi, arijuriza aja mu rukiko, uwo nguwo arajurira. Ajuriye mu gihe cyo kuburana ntiyitaba kugira ngo bibe itegeko. Ubwo nje sibisi. Okay. Uturuka hehe? Ndi hano nduruka hano mu murenge wa Cuba. Reka nacyo tugihe umuvunyi mukuru akidukurikirane nacyo gikemure. Nyakubahwa rero none bakabaravanya amago sinageramo. Baraza kukigukemurira vuba. Umumpera amazi nyakubahwa. Nacyo umuvunyi, reka tugihe umuvunyi. Ngira ngo ibyo ari byo byose, ariko abandi bafite ibibazo babigeze ku bayobozi babo. Murakoze. Nibinanira nabwo bazashike uburyo bwagera no ku bandi. Murakoze, ndagira ngo mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, murakoze namwe. Ubwo ibiganiro byiza tugiranye. Nitwa Munyaneza Ramazane, abantuye mu murenge wa Ntongo, akarere ka Ruhango, akagari ka Kebero, umudugudu wa Cyeru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mu ndenganiro akarengane natewe n'uwo murenge wa Ntongwe n'akarere ka Ruhango. Umurenge wa Ntongo bashatse kubaka inyubako nshya baburaho bayishyira kuko nta butaka bari bafite. Baranyegera bansaba ubutaka ndabubaha, tugirana amasezerano y'ingurane ko bazampa ubundi butaka. Ubwo hari 1926.
hanyuma reka nawe nkorohereza icyabaye nuko batwaye ubutaka bwawe ntibaguha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bampaye ingurane ariko bayimpa mu kabande. Itegeko rigenga ubutaka risohoka ryerekana ko hamwe bampaye naho hasubiye mu kwa leta. Ubwo no kuvuga ko ntaho baguhaye. Ntaho. Nicyo bivuze. No kuvuga ngo guhera icyo gihe nyuma yaho narirutse banza wumve. Aho bari baguhaye leta yarahatwaye, ubwo no kuvuga ngo yarahatwaye. Hakurikiye iki? Ku murenge kugira ngo mbasabe ko bampa ahandi hantu ntazitirwa n'itegeko. Kugeza ubu ntibarahaguha. Ku murenge birananirana, njye no ku karere birananirana. Nyakubahwa hari n'igihe nagiye no kumuvuga.